akira kandagira hano, kandagira zana nuko kuguru. Kandagira hanaha. Kandagira cyane. Ndeba ibintu birimo mwaya maguru. Kandagira. Kandagira neza. Urimo urarora ibintu baguteze. Okay, reka mbasuhuze cyane abakunzi mwese ba Five Guys TV, rizeye kumeze neza cyane aho muri hirya no hino ku isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, upfa kuba gusa wumva ururimi rw'ikinyarwanda dukoresha hano kuri Five Guys TV. Ndagusuje cyane nkwifuriza ibihe byiza. Jewe nitwa Junior, umusore w'igitogi ngozi imuhambira. Ikindi kuba kumushwi simpuwe zagaca, urabizi ko kubugiye umukungu w'abazima ari ukubera Imana gusa. Iyi ni Five Guys TV. Dushimiye cyane abantu mwese mwakoze subscribe namwe mutarayikora mu ikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ya gahunda yanjye yo kwitaba abantu kuri Five Guys TV niyo mpamvu nimero ya Junior nayishyize hanze. Umuntu mu minsi itambutse w'umudamu muri kureba hano wambaye ikinyarwanda ibitenge meze fresh, yampamagara ambwira ati Junior, mfite ikibazo cya mukecuru wanjye. Cameraman abereka umukecuru wicaye hano imbere yacu ufite uburwayi bw'amaguru. Ati mukecuru wanjye ibintu bimeze nabi, wandangiye umuntu wamfasha cyangwa se wandwanaho. Mu by'ukuri n'inshuro nyinshi nagiye mpura n'abantu bavura bya gakondo. Umukecuru bamujyanye kwa muganga, ibintu ngo ntibyacamo fresh, bababwira ko indwara batari kuyifatisha, mbese batari kubona ibintu arwaye. Ubundi iyi ndwara ntekereza ko niyo zazindi bita ngo ni imidido niba ntibeshye. Nuko ati kwa muganga byaranze, batubwira ko bibaye ngombwa twajya mu bavuzi ba gakondo. Umudamu mbere ya byose ndabanza, ni umukobwa w'uyu mukecuru, ndabanza musuhuze ubundi abasobanurire byinshi ku byatuzanye hano. Umeze ute? Sawa. Amazina yawe? Nitwiringiyimana Claudine. Uri umudamu, uri umukobwa cyangwa wenda nari nkubeshye? Ni umukobwa. W'imyaka ingahe? 18. Ntabwo wari wabyaraho? Abyayeho rimwe. Ubwo ni babandi bita ngo n'abafiyemeri. Yego. Sobanura abantu uburyo ki ibitumye turaha. Ngewe nabonye mama wanjye aguhaye arembye, tujya ku bitaro. Tugiye ku bitaro batubwira ko ibintu bitashobokera ku bitaro. Nibwo nabashye kubona nimero yawe nza kuguhamagara. Nguhamagaye nibwo ngize amahirwe ndakubonye. Mugire mu ngwane ho gose mu muvure. Turiwe wenda ko yasinzirira ijoro nanga n'indi minsi. Okay, umuvuzi si ngewe n'uyu mugabo wicaye iruhande rwa, niyo mpamvu nuvuze ngo nahakugejeje, uzengurutswe n'ibikoresho bye hano bya gakondo. Muri iyi minsi igihe tugezemo kiterambere ntabwo wapfa kubona ihembe ubundi mu buzima, cyangwa se n'ibindi bintu by'ibicuma, ibintu urukebano hari abandi babyita ngo ni inzuho, urwuho ni igipande cy'igicuma. Genda uwa kera we, abantu dukurikiye genda uwa kera. So turaza dusuzuye umugabo tumubaza amakuru nyuma y'iminsi myinshi tutanabona amakuru. Ni meza. Meze uterera? Nta kibazo rwose. Uzaniye umuntu? Nuko wakoze, ahubwo ko ntari nguheruka, ko nakubuze wabagahe. Naye bandi muri rwishi nyine rumva bari gushakisha Five Guys TV, tugenda hirya no hino, ntago tugumye hamwe. None ni nimero yawe ikaburaho? Nimero yanjye narahinduye, yo nakoreshaga mbere ubiba kuri WhatsApp gusa, yo guhamagaraho n'indi nshyashya. Nicyo kibazo cyabayeho. Nuko mwakoze. Uyu mukecuru ndi kubona hano yafashwe ate? Ntabwo mbizi, ubwo turabaza uyu nguyu. Mama wanjye yafashwe yahereye yafatwa mu mavi na birabirenge mu kubireba. Batubwira ko ari uburozi. Uyu munyamakuru nkabana namubajije, mbese washobora kundangira umuganga wamvurira mubyeyi wanjye? Ati byo rwose ndabishoboye, kamuguhamagarire. Nibwo yamujije nawe. Uyu mukecuru rero nje kumuvura rwose ndabishoboye. Ahubwo mukecuru igira hino hano ndebe uko bimeze. Uri arabasha guhaguruka mu buryo bworoshye?
genda umusindagize umuzane hano kandebe ko kameramani aradufasha. Umukecuru urabona ko guhaguruka ntabwo ari ibintu byoroheje, ubwo agiye kumuzana aho iruhande rwawe. namunzanire hano iruhande, asigaye usuzume. Mikoro se sinabona aho nyifasha kugira ngo wenda nkinguruke njyewe. Mikoro irambika ngaha. Mukecuru zana ukuguru hano. Urajya wenda unavuga ibyo uri gukora kugira ngo abantu baze kubyumva. Ubu ndimo ndamusuzuma gusa ni ukugira ngo akira. Kandagira hano, kandagira, zana nuko kuguru, kandagira aha n'aha. Kandagira cyane, ndeba ibintu birimo nk'aya maguru. Kandagira, kandagira neza, shiraho. Mukecuru umaze iminsi igihe kingana iki ibi bintu bigufashe? Byari intangiriro mfite narangije imyaka 52. 52. None mbona mfite imyaka 56. Chovamo vana mu kirenge. Wabonye? Urimo urareba? Kandagira hariya. Oya nta kibazo. Vanamo nuko kuguru. Urimo urarora ibintu baguteze? Urarora? Urareba ibintu biri kuva mu maguru yawe mukecuru? Ubwo none icara. Kuko byangiriye byose Imana neza agiye. Ukureba ibintu bivuyemo? None wa mukobwa we, mumaze kubona uyu mukecuru mama wawe ibyamubayeho, none mwifuza ngo uyu muntu wakoze ibi bintu mukorera iki? Nibyo nshaka.
nshaka kugira umunyereke mumenye. mukwereka umumenye. Ubwo rero niba mwitwaje agafaranga gafatika ngo mbibakorere, nta kibazo, amafaranga arahari. sawa, reka mbikore. Mukecuru witwa nde? Witwa Korodine. Mukeshimana Korodine. Mukeshimana Korodine, basogokuru na basogokuruza, mukaka muzima uri ku ruhimbi, urakira dore. Iki ngiki humura mukaka muzima aragukiza mukecuru. Humura ndakuvura urakira. Mwegere hano murebe uwabagiriye nabi, murebe niba uyu muntu mumuzi. Uyu muntu ntumumuzi? Yitwa nde? Uri kubona yitwa nde? Yitwa Biransira. Atuye ahagana he? Atuye hepfo y'iwanjye. Uri kumureba neza wamubonye? Namubonye. Namuye umuntu uri kwibesha ntabwo ari oya niwe. ukora umuntu neza umuzi neza mama koko. Ndamuzi. Dore nguwo. Ndamuzi no mu ishusho rye ndamuzi. Dore ndi kumureba. Uyu niwe wakugiriye nabi rero. Wamubonye? Nawe yarambwiraga ngo nzagira ibigurungo bimeze nk'ibitsinsi by'inzovu, ngo aho nzaja ndakanagira ngo hajaje hararegamo amazi. Nguyu wamubonye? Nitwa Dr. Kifunga, ntuye hano i Musanze, nkora ubuvuzi bwa gakondo, ndavura byose, indwara zose nk'uko muri kubireba ndavura, nta ndwara n'imwe ntavura. Ababuze urubyaro ndabavura, abananiwe kuja mu mihango, abamarozi nk'uko muri kubibona, ibikoresho byose ngibi hano ndabifite, nta kintu na kimwe ntashoboye gukora. Reka tubanze duhere kuri uyu mukecuru twari tukuzaniye hano. Ubu icyo uri buze gukora ni iki, cyane ko dusanze afite ibibazo, ko yatubwiye ko byanamufasha ari mukuru, nuko wenda mu kiganiro twibagiwe kubigeza ku bantu, byamufashe ageze ngo ku rubyaro hari rwa 7, ije niko bambwiye. Uyu mukecuru aza kumufasha iki imbere ya byose? Uyu mukecuru ikintu ngiye kumufasha, ubwo ibyo arifuza ngo mukorere ndabimukorera, ashaka kugira ngo murogesha ibisazi ndabimukorera, niba ari ukumukubitisha inkuba ndabimukorera, byose ico arifuza cyose ndamukorera ico ngico. Ibijyanye no kuvurwa kwe rero, kugira ngo amere neza nyine avurwe, wenda ari amaguru yongera amere neza. Hari amaguru ndamuvura, arakira, imiti ngiyi ndayifite, byose ndabifite, nta kintu ntari bumukorere, arakira araba muzima. Abantu bajya bambaza ngo ese umuntu twabonye wenda gutya ngo urwaye byagenze bite? Uyu mukecuru araba ameze neza nyuma y'iminsi nk'ingahe kugira ngo tuzabyereka abantu? Icumweru kimwe araba yabaye muzima, ndabikoraho nka muganga rwose nta kibazo. Reka tujye ku kijyanye no kuvuga ngo ukorera inahangaha i Musanze, ariko hari abantu batuye za Huye, za Rwamagana, he nahe abantu bakubona gute, ndetse n'abantu batari mu Rwanda, kubera ko ibyo dukora hano twebwe bibonwa n'abantu bagiye batandukanye?
kumbona biroroshe cyane, iyo unkeneye wese akaje arampamagara yambona. mukanya ruvuze uti hari indwara mvura zigiye zitandukanye, wasubiramo wenda ibyo ufasha abantu bigiye bitandukanye, ibyo ushoboye muri make? Mvura amarozi, nkavura abananiwe, ababuze urubyaro, abatajya mu mihango, abatimbuye nk'aba ngaba, byose indwara zose nta ndwara n'imwe ntavura, imiti ngiyi ndayifite. wenda tumera nk'aho tugana ku musozo, nibyo mbwira abantu nti uko byagenda kose iyo nageze ahantu nk'ahamba mbizi neza ko uyu nahagejeje wasanga hari undi bahuje ikibazo cyangwa se ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye wumva byakemuka ari uko ugiye kureba umuvuzi wa gakondo. Niyo mpamvu banashyize nimero hanze kugira ngo igihe cyose wumva hari icyo ukeneye kubaza umuntu nk'uyu umubone mu buryo bworoheje. Hanyuma hari abantu baba nko mu bihugu bitari muri make umuntu utabamo hano mu gihugu cy'u Rwanda, wakubona aciye kuri iyi nimero n'ubundi ubwo n'uguhamagara se hari WhatsApp ugira ibintu nk'ibyo? Ntacyo bitwaye umuntu yaba ari mu Rwanda cyangwa adahari? Yaba ari hanze y'igihugu yaba ari mu Rwanda yanshakira kuri nimero iri muri WhatsApp nta kibazo.